none se shuko watinze erega shubu kireke kimeze nabi imvura yanaguye kandi nawe urabizi nta kibazo ariko babaye keza aho urakoze sheri buriya nubwo ufite ubumuga bwo kutabona ariko urakuki kabisa uteye neza afite akaboko keza kanyerera ego I don't want peace. I want problems always. My lord. What be this? Jesus. Iyi fantira piki. Niko mwana. Bamurutuye mu murima piriye bambwira ngo wicaye hangu uri kugurira umukobwa w'impumye ngira ngo barabeshya. Nyirabunyagwa nyitaye mu bishyimbo nzaniruka none koko nsanze ari n'impumye koko. Urakabakabikiga kabakabenyo ko wanyu gakabakabe yashize none uranka bakabira umwana ukabakabibiki kabe kumanywa abandi bakabakaba ninjoro hasi Kigali we erega mukecuru ntabwo ndi impumyi gakecuru ubusa akazi kandi ngashya mukecuru ni nyina wa nyoko na nyoko arimo nandetse utari impumyi suri igiki urakabakabibi ikiza ni igiki none ahubwo utari impumyi ndore kuva hanga ngaho ubwo utari impumyi vanemwe ibyo birori ndebe ko utareba nk'agacurama cyangwa igihunyira kurama ndore ngo igihunyira ntikirora kuma ngaho kuramose iyi fanta igura ngahe igura igihumbi ubu tuvuga ngo watanze igihumbi kimwe ibihumbi bibiri nyine kuki utayampaye ngo nyiherwe umuntu mbagarira ibishyimbo ntago harimo abakozi babiri reka nza mbikwereka mama wajya ureka imishinya reka mbikwereka neza be ihangane ufite umunabi ndamaze iki noneho ngo kigihumye kitarora muzabyara gacurama mubyara igihunyira kitareba ujye ukirandata iki ngiki ntikizamenye uko giha umwana ibere niba kizakabyara cacaka nguhanure mabere ya nyoko cacaka wagubyo kicwa n'urwishe nyogoko ndahamagara abasekirite bantu uhamagara iki se ninde wankura hako nakubyaye ujya kunzanira bakazana b'ibipfamaso abakobwa beza babuze ubundi ibintu by'ibipfamatwi nk'ibyo by'ibihumye bigirwa na za nyabingizi byuma nizo usanga barubakiye nuko kigahagarara kikajya kireba fatwa n'amahero yanyu ngo y'ibyo bihumye ariko ubwo sisi byabaye nanjye sinageze muri famille wallahi nta kibazo kabisa ariko sinzi niba ugo rurimo uzakomeza kuruvuga kuko hano tujyaga ibijumba gusa ntari binjiye ikintu cyose kabisa pfa kuba nabonye ko nshira ku muntu kajyanye n'ibisomwa ariko ubundi bindi n'ubundi homo hari genda kubitaga 2 weeks blow ntacyo kuri hari uturatwo ku muhanda wanyuze ukarabura umuji agahita tukurabura ubwo ngubwo kukintuze ku kabisa sureba famille wallahi dori jinga buraho ngaho wicaye aho ngaho mije mereza rirakora wallahi nawe abanteje rivanse ya danje dore ni gutya nta nibidanje naje ngahita ngira gutya akarago kukarambura izo mbavusisha aho umwana wa ako ntacu uzamenyera oya nabirenze mari nabirenze je nicaye nararaye ibintu byaragoranye wallahi none ibintu nibone vibe zano nawo nitsa zindagaswingi abasore biki alo ubaryazwe sha ngawe ishwirihe seka ifashe raro izina ry'Imana uzi kuvuga neza umva uhagira ngo niryazwe rya Knowless ariko bizagenda twaturirimbo twe nyine twe nawe ndebe ariko gakwege rwose izina ry'Imana uzi ko ufite na fosete nk'iza Knowless ariko gakwege nawe ntukabeshye Knowless ari fosete agira ariko nyashi we nako Knowless nta nyashi ariko mana yanjye nako Knowless nta fosete agira ariko nyashi menya yarakubanye isereri reka nyine nuko ari kwakunda ibintu biba byivanze mu mutwe nyine bikicanga nawe se ubundi ugira ngo biragiye gakwege ibintu bya nyashi giye buriya hari n'ibyo ati reka da sinzi niyo biva rwose utabeshye se rwose ibintu rwose bijyanye na nyashi wapi gebe buriya gakwege niyo ngiye nyine guhitamo nk'umukobwa wa mbere inshuti nyine twanakundana cyane nyine ndebaho gatoya kuri nyashi kubera yuko nanone utarebyeho hari igihe ushobora kwibeshya ugatwara kopi pesite ya Aisha da none se Aisha twaye Aisha buriya uzareba inyuma
buriya ngewe ntekereza yuko kera yiga ku ishuri ashobora kuba yaribye nka gome yarangiza akayihisha mu mufuka w'inyuma noneho akayicarira nyine akagira ibyo asiba inyuma nyine. Aha Gakwere hajya ngo ubanza kureba iki iyo ugiye kureba umukobwa Nyashi kandi ngo nuzi ibyari byo. ayayayaya kuki nibagiwe yuko nakubwiye yuko nazizira Nuko rero wivuyemo nanjye ubwo ntabwo nkunda wikundira Nyashi zanjye ziriho se sha nako ndagukunda n'izina ry'Imana da. Uvuga ko mbabarira kuko wowe nta mwanya ufite mu mutima wanjye ariko nanjye ntabwo nkeneye umwanya mu mutima wawe kuko ndabizi udendetse ngashira umutima. none se ubwo ukaba ushaka uwuhe? Ndashaka kuba mu mutwe kuko mbona nta kintu kirimo.